Mana yanjye kuki utamfashe koko ngo nereke muri biriya bipango by'abakire koko ubu wamoye ubu bukene mfite ubu nzabuvamo koko reba iminwa yarumye yabaye nk'utumanyu twa biswi koko mana warenganuye umugaragu wawe ariko nimbona byanze ngiye kwiga umwuga kandi nzi neza ko zamfasha ngiye kwiga ubujura nakomise nanabwiga kwanza ntabwo ndabura icyazazana ko mbonye iyi telefone yanjye nkibuka ejo bundi kofi banyi byirimo n'amafaranga man ariko none ndaza guhangana n'ikintu cyitwa abajura nivuye inyuma sawa shareka njye kwitarasiriza nyine ngiye gutarasa ariko abajura ninjye na telefone yanjye yawe nandi se muzajya mugenda mwararamye muzi ko abantu bataki kose maze iminsi ntajya kureba uko mu isambu yanjye byifashe uwajyayo nkaraba ko nta bintu byangizwa birimo ara none ntacyo ndi gukora hano ariko mana koko wandimiye iki koko mbega inzara imereye nabi ubuse mbigenze nte koko mbigenze nte ariko ndibutse sha hariya hirya hari ibiti by'amapapayi reka nze ngende mbyibe mbimaremo ahubwo reka ngende ndagufata ntabwo urancika bose hari indirimbo yadutse bita ikinyafu kandi ndagishaka muri iyi minsi mperutse kumva abantu bari kuyicuranga ariko hari umujama ngiye kuyaka arayima byanga bikunze kanyene ndebe karayima noneho ndebe ko ndajya no gusura n'umukobwa
ndashaka ikinyafu. Ushaka iki? Nshaka ikinyafu. Ushaka ikinyafu? kanze nyikurebere ma. Kindebere niba nagifite mwana.